koko se uwo bita Rizagwira ya mpano umukunzi wacu ngo bamwiciye umwana we? Tega amatwi wumve. Ndi kurwana na social media, ndi kurwana na marangamutima. Nyine mama yakubwiye ngo bino bintu nisanze ndi njyenyine. Usibye umuryango wanjye, nyine umuryango urakumva uko byagenda kose. Wahoze ari umugore wanjye kwiyakira byaramunaniye. Yego. Ramunanira pe. Mfite umwanzuro wo gutandukana nanjye. Nyuma y'iriyo nkuru bari kuvuga, hari indi nkuru iteye ubwoba iri inyuma y'ibyo. Uri kubyumva? Umutima wanjye bawukuyemo bawutwara mu biganza byabo. Bari kugenda bawurya, bari kubyenjoyinga. Urana nari ndi Burayi. Yego. Inkuru bingezeho ngo umwana wawe yitabye Imana. Jesus Christ. Banyarwandakazi, nubwo twishimira gukoresha social media, izi zo zizadusigama imvune. Nawe utakwishimira kwamamara, nawe utakwishimira kugera uburyo ki wagera ku rwego abantu bagufana, ujya kuri stage abantu bakuma amashi, ariko ntukabone bakwatatse. Izi nizo ngaruka za mbere, nibwo buzima bwa mbere bubi ugira. Dore ikintu cya mbere muri social media gishobora gutuma uniyahura no gushigwa amavideo yawe, ugize wenda kuba warakoze mu buryo bw'ibanga, ukajya kubona amavideo yawe yose bari kuyakina ari hanze. Aha uhita wibaza nibisi ikurangiriyeho. Iyo udafite nk'umubyeyi ngahita kwegera agira ukuntu guhumuriza, aha ngaho ushobora guhita uniyahura. Mwumvishe inkuru nyinshi, mwumvishe amabanga menshi yagiye atambuka, ariko iyi banga ryongeye kukumenera rya ya mpano ryo rirarenze. Njye wumva nkaba ngiye kukugezaho n'iyi nkuru ya mpano nshyashya kandi igeze hano mu gitondo. Njyewe ukaba nitabiranze kabiri, dutera inkunga ukanda kuri ijambo ryitwa subscribe, iyo nihaza n'akazogera ugakande ngo haye ikaze. Nongera kukwibutsa ko gukanda kuzogera ari ingenzi kuko biragufasha, kuko iyo video isohotse ari nshyashya uhita uyibonera ku gihe utabanje kujya gukora research. Ubundi ya mpano yaje kwisanga muri ibibazo gute? Ya mpano umwana wari ukiri muto kandi mwiza ndetse utekanye ndetse ucisha bugufi, ya mpano yaje kwibasanga muri ibibazo gute? Dore yuko biri kuvuga ko we n'umugore we banabyaranye umwana ashobora kuba baratandukanye. Ese ushobora kwibaza ngo iki kibazo yakisanzemo cyo gute? Ya mpano duheruka yaragiye i Burayi, ariko akaba yarajyanye n'umugore we bari barabyaranye, ariko bikaba kuvuga ko akana kataba bakaba batarakajyanye. Yaje kwisanga muri ibibazo gute? Nk'uko bivuze ngo bamuhamagara bumva umwana we, ngo ese uwo mwana wundi yagize ikihe kibazo? Ese ubundi kubera iki umugore we yamutaye? Yaba yaramutaye iki kandi bararuhanye? Umukobwa bakuranye kuva mu butoya bakagera naho babyarana. Ubundi ya mpano ibibazo mbega kubyikuramo yakora iki? Ese ari weho uri mu kigero nk'icya ya mpano, ese wowe wakora iki? Ya mpano ari ku mubaza abira cyangwa se ari mu bibazo bikomeye cyane. Ya mpano mbega ubuzima bwe bwose buri mu mazi abira nk'uko yabibyivugiye, usibye mama we n'ababyeyi be, ariko bo bakaba bari kumuba hafi ndetse bamuhumiriza. Abandi bari gucurura impapuro buri munsi, bari gucura imigambi buri munsi. Ya mpano barashaka kumubabaza. Ese ubundi ya mpano yakoze iki gituma batangira kumuhiga kuri uru rwego rugeze aha? Ese ninde uri kumuhiga? Ninde ushaka kumushira hasi ubuzima bwe bwose, nkamuzimiriza umuziki azimya ubuzima bwe bwose? Ubundi ya mpano ninde bafitanye ikibazo? Ya mpano mwibutse neza cyangwa dusubire inyuma gatoya, hari abantu baje no kuzira amavideo ye aka kanya bakaba bafunzwe, kandi hakaba harimo n'icyamamare gikomeye cyane twakunze cyane ari ubuta Jihad. Izi video nawe yarazizize, ariko ya
ya mpano yongeye kwivugira ko n'ubundi ntacyo byatanze, abandi bakomeje kumuhiga bakaba bari kumuhigira hasi no hejuru. Ya mpano twari tuzi nk'umwana ukiri muto ukunzwe n'abanyarwanda n'impano ze, ubundi bamushakaho iki, baramusaba iki? Ya mpano akabaye kose bapfa ko babonye karavamo viza cyangwa karavamo ikosa barahita bagashyira hanze. Ni bande? Ya mpano nubwo atabihishuye neza yashatse gutunga bamwe mu gatoki, babiri inyuma, ariko ahita yongera araceceka ararucararumira. Ariko yaje kwivugira yuko abantu bakomakomeye ari bari kumuhiga, hari ibyo bafitanyemo nk'amabanga, bakaba bashaka kumushyira hasi kugira ngo azime burundu. Ese anatorongeye bivuga ngo ya mpano banamufashe mu ntoki banamwica. Ya mpano ari guhigwa nk'uko uzi ukuntu babihiga imbeba, nk'uko uzi agace gahiga inkoko, bari kumuhigira hasi no hejuru kugira ngo bamurangize kariyeri ye. Ya mpano ubundi afite impano nyinshi nko kwandika indirimbo, ibyo ni ibintu bikomeye cyane, kandi ya mpano ku ndirimbo ze niba warabyumvishije, ya mpano azi kwandika neza cyane. Ese nibyo bari kumuziza? Ya mpano haba umuryango we bibaye ngombwa nawo wazishinganisha, urumva ushaka umwana washaka na nyina. Ya mpano ni uwo gusengerwa, ya mpano ni uwo gusengerwa. Ameze nabi, umuntu ashobora kuza imbere ya kamera ukabona nta kintu bimubwiye, araseka, ariko icyakubwira iyo ari wenyine ya mpano ararira. Ya mpano atangira kuvuga ati nacumike ku Mana kuko uyu mwana yaragowe. Ngaho video ya mbere, ngaho video ya kabiri, hasi hejuru rurageretse. Mbega nibamushaka bashaka kumuzimya. Twebwe tuba turi inyuma y'amarido, niba tuzi, nta nubwo tuba tuzi iyo biva n'iyo bigana, ariko mu by'ukuri ababizi cyangwa se abazi ya mpano, abamwegereye bakubwira ko ari uwo gusengerwa, byaramukaranye. Ya mpano nuko ari umugabo yagakwiye kuba atakiri kuri iyi si. Nawe ubwawe ugiye kubona video yawe uryamanye n'umugore wawe, ukabona video yawe iri gusirikara hanze, irimo irazenguruka ikibuga cyangwa ikazenguruka isi, wakwibaza ngo bimeze bite? Ese wowe wakumva umeze ute? Mu by'ukuri ibi ngibi iyo bikugezeho udafite kwiyakira gukomeye cyane, ushobora gushituka waniyahuye. Ya mpano no gusengerwa nongeye kumwihanganisha, akomeze yahumure, akomere, kuko ku social media niko bimera. Njye mwumvaga wabigezagaho n'inkuru ya mpano, njye banyita biranze kabiri, uko gukora subscribe niba rwamugeze hano, kandi uko gukora kunzogera kugira ngo buri nkuru yose izajye kugira ku gihe. Bye. Umwaka mushya muhire banyarwanda banyarwandakazi munkurikirana.